tubahaye ikaze nanone kuri Smart Side. Uyu munsi twabateguriye igice cya 6 cy'inkuru ya Ange na James. Turabibutsa gukora like na subscribe mu gihe mwakunze ibihangano byacu. Turabibutsa kandi ko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ujya handitse comment maze ugasigaho ubutumwa bwawe. Twamaze umwanya munini duhagaze hanze imbere yo kwa Papa Brian. Jye na James twibazaga ahantu tugiye kujya byatuyobeye, kuko James ahantu yabaga yabanaga n'umuntu bakoranaga kandi babaga mu kazu gato cyane. Birumvikana ntabwo nagombaga kuhajya. Nyuma y'umwanya munini duhagaze twese twacecetse turebana gusa, nta n'umwe ugira icyo avuga. Maze James ambwira ko agize igitekerezo. Yamfashishije igikapu cyanjye maze arambwira ngo tugende. Ambwira ko hari ahantu agiye kujyana nkaharara kuko habaga abakobwa bakorana. Ibikapu byanjye twabibitse kwa James maze njya kurara aho ngaho hamwe n'abantu bakoranaga na James. Ibyo byose byabaga ariko mfite agahinda kenshi kuko nibukaga ko bambeshyeye bigashengura umutima wanjye. Naraye kuri aba bakobwa ijoro ryose ariko sinigeze nsinzira habe na gato. Nararanye agahinda kenshi kandi ndarandira cyane. Numvaga mfite agahinda kenshi cyane ntashobora gusobanura, kuko uwo munsi ubuzima bwanjye bwose bwabaye nk'ubusubiramo imbere yanjye. Nkibuka ibyambayeho byose, nkibuka agahinda kose nanyuzemo, maze nkatangira kwibaza ngo kubera ko ibi ngibi ari njye bibaho njyenyine. Nari nihebye cyane, numva ko nta kindi naremewe uretse kubabara. Mu gitondo kare James yabyukiye aho ngaho maze arambwira ngo Ange itegure tugende. Ntabwo nari nzi ahantu tugiye ariko twaragiye, mbona James anjyanye mu isoko. James nawe yari yababaye cyane kuko yari yabonye amaso yanjye abyimbye kandi yatukuye nsa n'umuntu warize. Tugeze mu isoko namubajije ikintu tugiye kuhakora, ambwira ko tugiye kugura ibikoresho byanjye, ko ngiye guhita njya ku ishuri kandi ko nzajya niga mba mu kigo. Yanguriye ibintu byinshi cyane nagombaga kuzakoresha ndi ku ishuri, ariko rwose nari nabuze ibyishimo pe, kuko nari nararanye agahinda kandi nari nakomeje kugira agahinda. Amarira yanjye nayo yari yanze gukama. James sinzi ukuntu yandebye mu maso maze ndimo ndarira, amfata ukuboko anjyana ahantu ku ruhande turicara. Mu gahinda kenshi yarambajije ngo Ange kubera icyo urira wabaye iki. Namubwiye ko kubyakira byananiye, kuba kwa Chance bambeshyeye, ko rwose kubyumvisha byanze. James yarampobeye maze amuza amarira yose, amanagura amarira maze nsaba ko ntongera kurira, kuko yambwiye ko kurira kwanjye biri kumutera agahinda, ko nshobora gutuma nawe arira kandi ari umuntu mukuru. Maze kumva ayo magambo ya James nahisemo guhanagura amarira yanjye maze nkareka kurira kugira ntashavuza James. Tuvuye aho ngaho twasubiye mu isoko maze tugura ibikoresho byose byari bisigaye. Duhita tujya mu kigo kugira ngo umunsi ukurikiyeho nzabone uko njya ku ishuri. James yari afite bordero, yari yanyishyuriyeho amafaranga yari asigaye kugira ngo nemererwe kwiga muri interna. James yamerekeje ku ishuri maze yinjira mu biro by'umuyobozi, bavugana umwanya muto, amusaba ko najya niga mba mu kigo. Ntibazuyaje bahise babyemera kuko nari naragize amanota meza mu kigo cyose. Umuyobozi w'ishuri yavuze ko icyo gitekerezo ari cyiza kandi ko bizamfasha kwiga neza ndetse nkagira amanota meza kurushaho. Nakomeje kwigana na Chance, gusa naramurebaga agahinda kakanyica. Nkibuka ibyo yankoreye byose, nkibuka ko yanteranyije na Papa Brian na Mama Brian kandi rwose narabafataga nk'ababyeyi banjye bashya. Ibyo byose nabitekereza nkumva ndamwanze kandi ndamurakariye, ariko nanone nasubiza ubwenge nyuma nkasanga rwose atari byiza ko nabaho murakariye, cyane ko namufataga nayo nk'umuvandimwe wanjye. Nigiriye inama yo kumubabarira
ndetse nkakorera ibishoboka byose nkafata iya mbere yo kugarura umubano mwiza hagati yanjye nawe. Gusa Chance we ntiyabikozwaga. Buri gihe nashakaga kumwegera yarampungaga ndetse akanyereka ko adashaka kuvugana nanjye habe na gato. Ibyo byose bigatuma mbyibazaho cyane, nkibaza impamvu imutera kunyanga bingana gutyo. Umunsi umwe naramwegereye mubwira ko nshaka ko tuganira, arabyemera. Namubwiye ko rwose ntifuza ko tubana nabi kandi ko nubwo yampemukiye nyimufata nk'umuryango wanjye. Mubwira ko niba hari ikintu naba naramukoreye kikamubabaza kigatuma nyanga bene ako kageni yakimbwira maze nkamusaba imbabazi. Yansubije ndeba nabi cyane, ambwira ko burya nta yindi mpamvu ituma nyanga uretse kuba abona mvugana na James kandi akabona James anyitaho cyane. Yambwiye ko bimubabaza rwose, ambwira ko ikintu kimwe namukorera kigatuma mpa amahoro ndetse tukabana nk'abavandimwe, ariko ntazongera kwegera James ndetse no kumuvugisha. Yambwiye ko ashaka ko mbwira James ko nta bufasha bwe nkikeneye kandi ko azamfasha ubundi buryo nzabonamo amafaranga y'ishuri n'ibindi bikoresho. Ibyo ntabwo nabyumvaga. Mu by'ukuri siniyumvishaga ukuntu najya imbere ya James nkamubwira ko ntagikeneye ubufasha bwe kandi ari umuntu wambaga hafi mu buzima bwanjye. Chance yambwiye ko nta yandi mahitamo mfite, ko ngomba kubyemera cyangwa nkabyihorera nkazirengera ingaruka zabyo. Ku munsi wo gusurwa ugeze, James yaje kunsura nk'abandi babyeyi bose. Ambwira ko hari ikintu gikomeye ashaka ko tuganira nk'uko yari yarabinsezeranyije. Numvise mfite amatsiko menshi kuko sinumvishaga ikintu James yashakaga kumbwira. Maze twicaye, James yambwiye ko ashaka kunsaba imbabazi kubw'ibyahise. Yambwiye ko icya mbere ansabira imbabazi z'ukuntu yanyitwayeho nabi umunsi wa mbere twahuye. Ambwira kandi ko ansaba imbabazi ku makosa yose naba naramubonyeho igihe cyose twari tumaranye. Gusa yambwiye ko nubwo yakoze amakosa menshi atigeze atwika iwacu kandi ko atazi neza n'umuntu wabikoze. Yambwiye ko bakuru banjye bajyaga bamutera ubwoba ndetse bakamwaka amafaranga menshi. Ambwira ko nubwo ibyo byose byabaye atigeze atekereza kubagirira nabi. Gusa ariko yambwiye nanone ko yumvaga inkuru mu bantu benshi bavuga ko bakuru banjye bajyaga babaka amafaranga babatera ubwoba. Ambwira ko akeka ko umuntu watwitse iwacu ashobora kuba ari umwe mu bahemukiwe na bakuru banjye, ariko ntabwo abizi neza. Yakomeje kunsobanurira ko umunsi wacu hashya yari avuye ku kazi kuko yari yaraye izamu, maze ubwo yatahaga akabona abantu benshi bari banyirutseho. Ambwira ko yabonye mfite ubwoba bwinshi kandi akaba yarabonaga ko ibyo bintu ntashobora kubikora. Iyo niyo mpamvu yatumye yiyemeza kumfasha ndetse no kuntabara, akaza kundeba ngo duhunge. Natunguwe n'ibyo nari mbwiye na James, gusa nanone ntabwo nabitinzeho kuko rwose igihe nari maranye nawe nari maze kubona ko ari umuntu mwiza kandi ko adashobora gutwika iwacu. Gusa nubwo twari tumaze kuganira maze kumara ubwoba, natekerezaga amagambo Chance yambwiye, nyumva nanone ubwoba buranyishe. Nsigara mu gihirahiro nibaza koko niba ngiye kureka James nkamubwira ko ntakeneye ubufasha bwe kugira ngo mbane neza na Chance, cyangwa niba nzirengera ingaruka zose zibizambaho maze nkakomeza kujya mvugana na James. Murakoze cyane. Turabibutsa gukora like na subscribe mu gihe mwakunze ibihangano byacu. Turabibutsa kandi ko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ujya ahanditse comment maze ugasigaho ubutumwa bwawe.
murakoze cyane. Yari Despine Iradukunda, naho ubutaha mu gice cya 7.